u Rwanda rwiteguye rwose kwakira abo bimukira kandi kuba leta y'u Rwanda n'Ubwongereza babyumvikanyeho hakaba hari undi utabyumva. Buri mwanzuro wose wafata ntabwo umuntu ubwo atari ku mwanzuro mama ni mwiza, ariko turabizi ko nibimara gukora abantu bazabyishimira. Inama utitabiriye urumva utatanzemo igitekerezo ibyayivuyemo byose ugira gutya. Abanyamahoteli bazabacunga nk'uko basanzwe bacunga abantu bacumbitsemo. Urabyumva ariko nawe uri umunyamahanga ukagera ahantu ntabwo uzidegembya utarahamenyera. Reka tubahe ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro cyacu ku Karubanda. Daso muramubona ko yaje, umeze ute se umwana Daso? Ngo wazamutse muri ranka. Ariko ikintu kibabaje n'ukuntu nuguma kuvanga ibintu biza kurangira noneho n'umunyerondo bitagikunda umwuga. Usigaye uri umunyerondo babandi bo mu cyaro baba bafite ibibando n'ibikorwa. Ibikorwa nyine ubu wazamutse muri ranka, witware neza. Nibura kuri Daso utindeyo. Abo twara mu rondo ry'umukara mu bantu bari bava mu mirasire bakomeye. Bafite namaranga akomeye. Abo mu mirasire umva icyo bivuga nari umugabo ntihabwa intebe, twe turimo turaba umugabo bahaye intebe. Urugo rwabayemo konseneri uri kote. Niba utabona biza. Hazajya jango rango iki. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana abantu bajye mu mwuka. Munsi ndi mu mwuka ariko ntabwo soma icyanditswe. Nagiye kenshi. Itangira ibice bibiri. Umurongo wa 17 18. Uri Imana ngaraturemye yaje dushyira ahantu tuzugoma kwisanzura. Ubundi kwisanzura oya banza soma icyanditswe wisobanura utarasoma icyanditswe. Yagiye turajyana n'ibyo ndibuze kuvuga. Kandi Uwiteka Imana iravuga ngo iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ibyo ni kwa kundi wahisemo gushaka umugore. Ndacyemeye komeza. Tugere ku bintu atubuje ari byatubujije. Igice cya kangahe? Igice cya 17. Ngo ariko igiti cy'ubwenge cyo kumenyesha icyiza n'ikibi nimuzakiryeho kuko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. We warakiriye. Oya cyane na Adamu na Eva n'ababiri. Ubu ntabwo ikibi n'ikiza uzi kubitandukanya. Wenda biza ariko ntabwo bishingiye. Kuko yaravuze ngo nimujya kukituma mutandukanya ikibi n'ikiza muzagira ibyago. Ntabwo urakiriye. Ati umunsi mwakanije mu mihanda tugiye kubabwira muzahura n'ibibazo. Nyine ubu ntabwo uzi gutandukanya ikibi n'ikiza. Ndabizi. Wakiriyeho rero. Oya ntacyo nari. None se wakuye gutandukanya ikibi n'ikiza kandi baravuze ngo ntitukiryeho. Oya babiriye nibo bagizweho ingaruka ariko twebwe nta kibazo dufite. Basogokuru banyu. Kandi mpora abana gukiranirwa kwa base. Ntabwo ari Imana bayifashe ko itari bayisobanura ko itari ngo Imana irica ngo Imana igira Imana se n'intera. Imana ni nyemwe, Imana ni nyembabazi, Imana ni nyerukundo. Ntabwo Imana rero kuyibona mu ishusho y'ubwicanyi Imana izakora jenoside. Ibyo ntacyo. Ikampara umuvandimwe akaba umusaza wacu i Kigali. General Kayinirugaba Muhoza. Nari ariko buri Kayinirugaba nkunda uburyo risona. Agira atya bakora gatuni nawe arakazana akakubita kuri Twitter ye. Hano hari urukweto rwanditseho se Yoweri Museveni. Ubwo we na Bobi Wine bararwanira rwa rukweto. Ayarya ati muvandimwe wanjye turimo turarwanira urukweto rwa Museveni. None nawe baragarutse ko barakwesheje aho n'umuvandimwe wawe. Ngo ntacyo bapfana. Yakavuze ati reka tajya ntacyo mfana nawe rwose. Icyo bapfana rero kirahari. Basangiye kiriya gihugu. Bose ni abanyabugande. Ariko icyo yashingira bashingiraga urwo rukweto. Rwa rukweto n'undi ufite uburenganzira n'umuhungu. Oya ntabwo ari cyo Bobi Wine yavugaga. Yavuga ko nta. Oya kandi rwari cyo avugaga. We yavuga ko barwana urukweto rwase. Akamwibutsa nyine ko ari se. Ko nta burenganzira afite kuko. Hanyuma rero ati ntacyo dupfana ngewe. Dupfana rwose. Yanze kuko yamwise petit frère. Iyo nayo inkurira. Robert Sergeant Robert, Sergeant Major Kabera Robert. Bakaturu ukuntu amazina yubatse. Ubundi yitwa Sergeant Major Kabera Robert. Alias Sergeant Robert. Ibyo ni ry'ubuhanzi. Ry'ubuhanzi. Inkuru yavugaga ko hibazwa araza i Kigali cyangwa ntaza. Uvuga ko nana bikubwiye ko atazaza. Ntanyihindutse. Abantu mwumva ikiganiro batse. Abantu ikiganiro baravuze ngo 90 na kangahe kwijana araza. Jewe asubize inyuma barebe ubwo naravuze ngo uri uvuga ngo uriya ngo uko byandavuga ati uyu mugabo afite abavoka baramaze kuvuga ko ibyo n'ubundi afatwa nk'impunzi afite n'icyemezo cy'ubuhunzi adashobora kuvuga ngo azanwa mu Rwanda rero. Aha. Uko bizaba n'intuzo byo ntitugiye kubibura naho ni waravuze ko ubona atazaza. Ntabwo azaza. Nta kibazo. Kubera ko ni impunzi. Muri
yari afungiye kuri sitasiyo ya polisi i Bugande yaje kurekurwa rwose yerekana amafoto ari kumwe n'umuryango bamuhaye icyangombwa cy'uko afunguwe by'agateganyo bamuhaye icyangombwa cyo kuzagenda nagera kuri bariyeri akacyerekana bigahita biviramo kuvuga ngo niyo muntu w'umwere dufite mu gihugu nuko umuvandimwe rero Robert baramurekuye mu Bugande icyo bikeka ya boro bavugaga ya mbunduki ushobora kuba itaririyo cyangwa se yari iriyo diri irahinduka abantu bari twimajina ibitari byo nyine nimero ubutabera iby'ubutabera bwemeje nibyo ndimo mvuga nanjye ndimo ndavuga none se ntibari bavuze ko bamufashe bamukekaho imbunda kumukeka ariko ntabwo bivuze ko nanjye nibyo mvuga niba yarayifite cyangwa atayifite ntitubizi yari afite kuko urukiko rwamenye ko atayifite ntabwo rwabyemeje rwaramurekuye by'agateganyo aracyakurikiranwa ishaka by'agateganyo biviramo burundu arakurikiranwa adafunze uzaba umuntu bahaye kwakitinga hafi 90%. ariko umusigire ndasuhuza umuvugizi w'umusigire ariko umusigire amaze igihe nta n'abakira bivuga hari wigeze rero abavuga ngo umuyobozi w'agateganyo w'ikigo kimwe hano mu Rwanda cyatangaga amakuru mbega ngo arabaho we ari umusigire bimaze igihe bageze abanyamakuru avuga ati gusa umusigire abasigira umuntu ibintu bitatu turimo turababwira inkuru zabereye ino Robert nuko atashya atyo hari indi nkuru nicaye yagize itya urubanza rwabereye mu muhezo rwa Preskide ariko ngo bavuzemo amazina y'abantu tutaramenya ariko bashobora kuba baravugwa mu buryo yakoranaga nabo sije nako gacaje turubanza ruri mu muhezo nta bintu byabo bivamo kavuga ngo barabisoma nibyo bari basoma urubanza nyine barabisoma ubwo nta bantu nibwo uzabamenya nituburana urubanza nirurangira kuburanwa tumaze kuba bere cyangwa se guhamwa n'icyaha ntabwo ari byo tuzabona abavuzwe abandi nk'ubu tuvugana yicaye i Madrid ari kumwe n'abandi bagabo n'abagore gusa nyine araregwa icyaha kindi kidakoreje isoni ariko abajyoreka burya icyaha cyose icyaha cyo navuze ko ari icyaha cyose urya ari icyaha icyaha cyose ni icyaha wibyigi bagize gute byose ni bipfa kuba bakise icyaha gusa nanzi iyo bagufasha utwaye inkoko baba batisubiza nyirayo urafashwa wa gisambo we iruka tuzongeye kubona aha n'uwo bafashe yaje agatema inka ibitsi kagwa bose baravuga ngo icaha wiruke usibye wenda ibintu bisigaye byaragiye mu buryo ubundi ntibagufataga wibyigi ukamaramo imyaka 5 utaranaburana nyine byagiye mu buryo nawe niko bivuze aha twayirwanaga hano nyine tubabwira ko bamusabiye iyo minsi ubu rwose ahari ariyo dutegereje ko minsi 2017 nawe yikoza ku rukiko hanyuma ariko hari n'indi nkuru unayiza cyadukana inkuru tuvugana Sikovi yarafunze abavuna ntambi abateramwaku inkozi z'ibibi urumva harya yanga avuga ngo iki umukasira abankasira ariko se ubundi ikintu cyose kigira imvo n'ibyo warari n'imvano imvo yabyo byaturutse kuki harya abandi hatangirega bavuga ngo napfuye bo banga baburaho nahambwe barabura bitangaza ntabwo byari birimo singa babyara izuba rirarenze buracya bati baramufunze bafata ifoto y'undi muntu wari ufashwe bambitse amapingu baterekaho umutwe wanjye nuko abasikovi dore aho rigeze ntibakamfunge nuko ariko rata yisi nagira nibazo nk'umuntu ujya gukora nk'ibyo noneho amafoto yashyize haranje afata ikiganiro nakoze cyo karubanda oya ahandi aragikata nyine araza bari cyo aterekamo mvuga ngo bamuhoye kugumura abaturage uwo nawe arahita ikindi kintu noneho cyaje kuba ikibazo ngiye twigira inama tujye dushyiraho ibiganiro abantu badukurikira badashobora kuduha ibitekerezo kubera ko abantu baratukana abantu batuka bagatinyuka bagatukana minisitiri w'intebe niba utabasha kubaha ikiremwa muntu ntunubaha uw'igihugu cyubashye urasiko reka mubwire kumubuza kutabishyira hariya ntabwo byamuza kubigumana mu mutima nicyo ndimo ntekereza babigumane kuko nicyo kizima uzi guhora duhanganye nirirwa tuboroka dusiba kucyo duha akazi twari dufite n'akandi koko kandi hari ikintu twasubiyemo inshuro nyinshi turabwira ngo niba hari ibyo twemeranywa nawe cyangwa twemeranywa nta umurongo avuga ati abantu nta nubwo mukuye kwemeranya n'umuntu uwo ari we wese kiba ari igitekerezo umuntu aba yatanze igitekerezo cy'umuntu ariko nawe ugiye gusa bariho barantukira abakiriya none niba minisitiri yampaye ijambo namuhaye mikoro
akavugiraho nanjye nkabazanira ikiganiro ukamutuka mu gitondo nkasura daso wanjye ukaba uri hano barimo barakuntukana hakaduka undi nawe akamfungisha ariko rero kambabwiza ukuri ibi bintu mwigira Munyankore ngo yagize atya arabwira ati mwakijijwe ati nyamara Yesu karisha arabagirire banyuko ntabwo nzi icyo banyine yabakoreye ntabwo nakivugaje ariko abantu nibagerageze niba umuntu kuba avuga ati nkunda ibigano bya Scovi ntabwo kubikunda ushimirira utukana ngewe ubabwira najyanye umuntu mu rukiko ndamurega yantutse nicyo kintu cyonyine kintera aririje kumva umuntu atukundi ndabyanga ariko se ubundi byiza byabyo bibi ni mu bintu nanga gutukana ndabyanga ko habona amarushanwa atandukanye amarushanwa gutukana yari yabaho ku buryo umuntu avuga ati wenda ubwo turashimira abakunzi bacu ko bakomeje kuzana ariko harimo n'abatanga ibitekerezo byiza by the way batwunganira bashima ibyo dukora batubwira bati bigenze bitya niki turabashimira hanyuma rero ejo umuvugizi wa guverinoma wungirije bwana Ale Mukurarinda ikiganiro na bamwe mu banyamakuru hagize amahirwe yo kwitabira kuko ntatumiwe bagiye kubereka amazu agiye kwakira abantu bava mu Bwongereza babimukira n'impunzi kandi ayo baberetse atatatunganyije nyine barimo bagomba ubu n'ubu nonaha Mukurarinda mu ijambo rye ngira ngo wenda reka tuze mu kanya gato tumwumve arasobanura uko bazabyakira ibi nabyo none nyakubahwa minisitiri w'intebe yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru giheruka ubwo twari muri icyo kiganiro asobanura ko u Rwanda rwiteguye rwose kwakira abo bimukira kandi kuba leta y'u Rwanda n'Ubwongereza babyumvikanyeho hakaba hari undi utabyumva ntacyo yahindura usijyo ntabwo yavuze ngo ntacyo yahindura rero ubundi bose unazubwo siko kuri oya uzahindura wiki we cyo yavugaga reka mubwire bajya bakubwira ngo inama utitabiriye urumva utatanzemo igitekerezo ibyayivuyemo byose ugira gutya urakira nanjye niyo mpamvu umva nanjye baramubwira rero ngo ntacyo wahindura wese ubundi ntacyo wahindura we yashaka kuvuga ati kereka ari nk'ikintu mwatongera agasubira inyuma umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga ibintu uko abyumva ariko ntibikuraho ko abateguye ibintu byabo babikora uko biri ibyo nanjye ndamubwira ko nta kintu n'undi cyane yahinduka ubu rero kuko yabisubiyeho ngira ngo wenda n'amajwi tutaziyumve bwana Mukurarinda aganira n'abanyamakuru kuri mikoro zarabiye ndetse n'abandi banyamakuru bari batumiwe gusura izo nzu bavuze amazina yazo reka tuze tubonye n'ibitanda hameze neza reka tubyumve haje 500 ba mbere 500 twabakira ariko nk'uko bizi bazagenda baza mu byiciro kandi nta gutungurana kurimo bazakubwira twenda mu byumweru 2-3 turohereza abantu 300 niba hari ahandi ahantu tugomba gutegura twategura ariko by'umwihariko uyu munsi mwabonye mwasuye ahantu 3 ariko ubundi hari ahantu nibura 5 hateganyijwe wumva ko rero ko igihe icyo ari cyo cyose abantu ba mbere baza twiteguye kubakira abanyamahoteli bazabacunga nk'uko basanzwe bacunga abantu bacumbitsemo ntabwo abantu baje muri gereza ntabwo abantu baje gufungwa bazaba binyagambura bazaba bidegembya urabyumva ariko nawe uri umunyamahanga ukagera ahantu ntabwo uzidegembya utarahamenyera aho namara kwamenyera akavuga ati weekend ndagira Rubavu weekend ndajya kuri Muhazi ndajya gusura Akagera ndajya gusura Ingagi ntawe uzamubuza niba afite uburyo ntabwo abantu baje muri ariya mazu mwasuye kugira ngo bakingiranemo najya gusohoka asaba uruhushya avuga yagiye cyangwa iki yahavuga aho yagiye kugira ngo nanatakara bamenye aho bashakiziriza kubera ko ari mushya ariko mwumve yuko abantu bataje muri gereza cyangwa kuba imfungwa hano mu Rwanda nagira ngo mvuge ko kwakira impunzi ari amasezerano byakunze gusobanuka nuko u Rwanda ari igihugu cyemera ko kwakira abantu n'ubugira neza ntabwo turi igihugu cyifuza ko hari abantu bababara kandi dufite ahantu twabashyira twebwe dusangira nabo byaravuzwe cyane byarasobanuwe wakiye umuntu rero umugiriye neza akagira ubirakarira uwo nguwo nyine arihangana kuko nta kundi ariko twemeza ko nta kibazo bizatera muri diplomasi niyo mpamvu bitari ibanga byaratangajwe biraganirwa iyo tuba ari icyo tuzi ngo kiraterwa muri diplomasi wenda hari n'icyari gushwa ariko imibare yose turaba umunsi ku wundi iratangazwa n'abaparteneri bacu tubikorana barabyivugira byerekana ko nta kibazo bizatera muri diplomasi buri mwanzuro wose wafata
ntihabura umuntu uvuga ati ariko umwanzuro mama ari mwiza n'ibiro nicyo kibazo gihari ariko turabizi ko nibimara gukora abantu bazabyishimira n'igihe twakiraga impunzi za Libya hari abashobora kuba batahise babyumva ku mwanya twari turimo gukora ariko nyuma kimaze gukorwa abantu barabyishimiye twibaza ko nta mpungenge n'imwe ihari kandi turanabyemera ko igihe leta y'u Rwanda ifatanyije n'umufatanyabikorwa cyangwa igihugu dufitanye umubano mwiza tukagira umwanzuro dufata ku kintu hakagira undi muntu avuga ati uriya mwanzuro ngufiteho icyo mutekerezaho nta kibazo kiri ni agikora comment ariko ntibuza ko twebwe umwanzuro twafashe ku buryo buri informed tutawukora cyane cyane tuzi ko twawufashe guverinoma yafashe yawutekerejeho. Kuri ubu muri Kigali hari inyubako 5 zirimo gutegurwa ngo zizakira abimukira bazoherezwa n'Ubwongereza. 3 muri zo harimo Hope Hostel, Desire Resort Hotel ndetse na Hallmark Hotel. Aha hose bafite ubushobozi bwo kwakira abarenga 350. Ikindi kintu gikomeye nukuntu mukuru arinda avuga cyangwa avuze ko izi hoteli abantu barimo bazafatwa nk'abandi bakiriye bo muri hoteli akora simbabeshye abane bazafatwa kimwe n'abandi bakiriye muri hoteli nyine urumva barajya mu hoteli ariko azaba ari umwihariko nuko batazabavanga n'abandi bakiriye ariko bavuga ngo nyiri iyo nzu cyangwa nyiri iyo hoteli uko asanzwe yakira abamugana serivisi utanarangiza banakubeshya gute ese umbwira gute ukuntu hazaza umuntu uturutse muri Amerika reka byita gutyo mu Bwongereza aze nurangiza ngo umuhe serivisi kimwe n'uturutse rweza amenyo ntabwo bishoboka byashoboka gutese uko none se iyo bakira abantu muri hoteli batandukanye iki muri hoteli batandukanye iki none se nuko n'umusanzwe muri hoteli abamo nuza hamwe VIP izo VIP nizo nibo uko bazaba hoteli bayishyize ku giciro kimwe yahawe icyo kiraka cyo kwakira abimukira n'impunzi abantu bazaza bajyemo baryame nkuko waza ugakodesha iyi hoteli ukavuga uti abantu wenda baturutse mu karere ka Gisagara bose baraza bakire wazashyiramo amazi ashyushye ushaka kufita hasha ntabwo wumvise se mukuru arinda ariko se umva reka nkubwire kumumva ibyo no musobanurira ubu nureba buriya n'abakinnyi bagiye bakakira ari equipe bagiye kwakira hano bari bafata hoteli ifite ibice runaka byagenwe bavuga ati iki gice ziriya hoteli rero nta gice nta byiciro bose ni bamwe abaje harya nta bitwaga bose ni bamwe Imana imigisha Imana imigisha n'amahoro aruhuka ariko rero nta no kubivuga nyine ariko ntabwo abasore bafatwa kimwe gute hako no muso bazatandukanywa n'iki nta wundi muntu uri nashatse gukoresha ubwenge ngo yerekane ko ufite ubwenge none se hoteli niba buri mukiriye ku kwezi n'urugero azajya yishyura amafaranga $1,000 cy'iyo hoteli akaryama akanaryama kuri icyo cyumba cye sibyo hoteli zabuzwa n'iki kumugabura kimwe n'undi uri mu kindi kandi bose bishyuramo ubwo nababyumvise gutyo urabyumva nyine we nk'impamvu zawe kandi uzi ko bitashoboka bishoboka guteze bari abantu baza ari umwihariko urumva uko byemera kose abantu ukuntu baza ari umwihariko iyo baje ari umwihariko bagira bashyirwa n'umwihariko wabo wibari umwihariko rero bazabashyiraho nuko baza nuko batazabafata kimwe uko nyine tubwira abandi babafataga bataba bazabafata nyine reka nkubwire nyishura kuba ndi umuntu n'umukiriya agiye muri hoteli mvuye ahantu runaka ko hoteli wese muri kuyijyamo utavuze ngo waturutse no mu kindi gihugu niwe waturuka mu biryo ukajya kuri hoteli wagenda ugasaba serivisi ushaka ukayibona ariko icyo ushaka kugaragaza ni uko utambwira ngo serivisi bazaha bari abantu urumva rimwe na rimwe navuga bazwi ko ari aba leta urumva ujye kubajyana n'uriya muntu waje ku giti cye gusa bazabafata neza se cyangwa bazabafata neza nyine urumva bazabafata neza ubundi cyari gikenewe ni neza inabi tubona itubwira nta wayiteganyaga nta hantu mw'igenamigambi ariko nta muntu uba uteganya ko ariyo dufite ibyo naheraga bamubwira ko bazabafata bitandukanye ubwo rero ikintu gihari ni uko abantu baje Kigali gutengamara kandi isaha iyo yose ngo baba barageze kuri ubutaka bwiza butagatifu Imana yaduhaye ntabwo mukabaraje ku cyumweru gishize reka sinzi ukuntu byahindutse sinzi impamvu utabikurikiranye ayo makuru ntayo mfite niyo nari mfite ahubwo mukoza mu cyumweru gishize aca mukore nabibonye ose ko numva nawe umaze kuba nka Mbonyi usigaye urara mu marembo y'ijuru ubwo nturara mu marembo y'ingoma wowe ubwo rero ubwo bazaza muri iyi minsi ngende mu marembo ariko ntabwo ari ay'ingoma cyangwa y'ijuru nicyo kibazo icya kabiri abantu rero nubamara kuza soko riraremye bavuze ngo unjya urabyumvise mukuru arinda hari abashoraza bafite ayabo basaguye bati rero ubwo tumaze kuruhuka
urw'imisozi igihumbi mwavuze irihe abantu bafatiye rebero bahagarare birengeye barebe Kigali ukuntu dusozi dusumbana nongera avuga ati se Sikovi imbabura yawe yakotse ibigori cyangwa ifi ntiyotse ibigori ati we urangiza Nyabugogo ko ntibazamuka Shyorongi asanga uwashyorongi nawe mujyane ku mazi ibyo si ukuzunguza ibiza hari ibyo ntajya nemera ibyo si ukuzunguza ibiza ibyo bazabakoze ubundi abene igihugu ubusanzwe ko batabikoraga gutembera batabemereraga aho yagiye gushyira utuntu ku muhanda kabene igihugu ubusanzwe babuzaga ibyo se ninde wakubwiye ko wabishyizeho umusura sobanura gute ese wumvise icyo mvuga nari mvuze ngo iki wari uvuze ngo bazakubaza Musikove muze ngo mbabura yange ziko kotsa burushete cyangwa se ikintu runaka tiyego ugitware hari igihe cyo kucyotsa abandi bavuye kwirebera baze bagure kera nyogokuru yajyaga atya kambwira ati bigira uryo cwe simenya kanjiri siri akambwa ati umwana wanjye ati bwo ucirinjije amarenga mari binonko waba bitora nyine bite navuga imbabura y'imodoka nyine nyatse nge mvuga ngo sinarenga Shyorongi ngarukire Nyabugogo kuko haterera hari hazamuka ijipi ije ku mazi bamugane wa muhungu mu mazi baye bagezeyo barya gafu nayo ibyo kotsa ku muhanda byo nibindi akajagare hano ntago gakora buri muntu wese ushaka kubaho ahagarara areba mu bitugu bya mugenzi we ngo kera twigaga kuko ibintu by'akajagari ntago bikora hanyuma ntibizagaragara icyo wowe ushaka kwita akajagari naho tugiye kugerayo ikindi ubuyobozi bongeye kwibutsa abantu ko mu minsi 15 baramaze kuduha icyo twita map Kigali imihanda izakoreshwa amahoteli azajyaho abantu n'iki kugira ngo tumenye ko tuzagenda mu gihe cy'inama kare tunabamenyesha ko ngo hano bita ka Kigali batacyapimira covid n'ibindi byose babyimuriye igikondo ubwo nuko bitangira rero ibyo nukimura nyine ibikorwa bimwe namwe kugira ngo bijya urumva niba birekera ka Kigali nta mirimo kubera Serena sibyo ka Kigali iriya yose bayiparitseho imodoka wowe ntuzabasha kugera kuri serivisi yawe kwipimisha kandi igikondo ahasanzwe habera expo ariko ibaze kuri ariko urahaze ahasanzwe habera expo niheze kajure ko oya nyine sobanura uzi ukuntu bagiye kubagora ariko babagoyemo se iki nubwo igikondo hano babagoye ndese bagoye nde ariko fata umuntu uri hano ku Gitega wajya gushaka serivisi ya Kigali none se kutari ku Gitega umutware none se kutari waraburanye ngo abigikondo nabo bayiha bashyiriye kuki bajya hari zose abigikondo bibegereye hose zakoraga abikanombe urumva abikanombe bajya mu mahanga wipimishiriza ipimiza ku kibuga cy'indege ikigo cy'indege no wapimira mo imbere yaragenwe apimira nabandi bakaza bapima abinjira ntago bapima basohoka bapima abinjira ntago bapima basohoka nta kibazo reka tubyemere nava hari akaza no se Kanombe none se ntacyo uwi Masaka se wari waramuvugiye bamupimiraga ndagira ngo nyine wumve ko icyagenwe niba bari bashyize ka Kigali bagasanga bitazorohera kuko bita amahitamo nicyo kintu ubundi kibereho none se wari wahisemo ka Kigali kuki umwaka ubasha ko kujya guhitamo Gikondo ubundi bababwira ngo mujye mwipimisha ka Kigali abashaka rega bona bajya mu mahanga abasigaye mwese mujye kwa muganga harari bavuze ngo bajye ku bigo nderabuzima n'ahandi none se ntihasanzweho nose ubwo ikigo kirimo nicyo yabaga nawe ntuka uvuga ariko si bwira abadukurikiye ikibazo no basobanura ikibazo nagifite kimeze gutya nane bwo nanjye nyifite n'abaturage bagifite umuturage byamworoheraga kuba ari hafi yaho mu kubona serivisi ejo wewe mu kiganiro twabavuze ngo serivisi itanzwe nabi urumva ituma abantu babarakare bituma abantu bigumura none se yatanzwe nabi niyi iyo bavuga ngo bafunze ka Kigali sibyo uhageze akajya mubwira bati twarahafunze ese mukorera he ati hari ubu babajyanye hera abantu bakaberwa aho bagiye service mbi bayatangiye ariko niba batanze itangazo bakavuga ngo abantu bazaga ka Kigali kwipimisha muradusanga igikondo ni nk'ukuntu waburana ngo inganda zabaga hano mu gishanga none bazijyanye kuri Masoro oya birabiteje akajagari hariya nyine kubera inama igiye kuhabera ashobora no kuba ariho bazapimira baje mu nama ufite nawe umuntu uzara ntabwo werekana ko ari ikibazo cy'inama none se bajya mu cyemezo cyose inama nawe uri uyizana none se ntabwo ugize bagaragaza impamvu umuhanda barimo kubaka uragira ngo tukubwire turimo turagura uyu muhanda kugira ngo uzakire inama ariko twivuga bitwaye iki none se inama nirangira umuhanda bazawuzinga bawujyane ngo bikorerwa umuturage uretse nkubaze inama nirangira umuhanda bazawuzinga bawujyane n'itapi uzahaguma none se kuki barinda basobanura ngo tubatse kubera inama gusa ni ngombwa reka turabyo ko n'abanyarwanda nibyo cyo n'abanyarwanda ugiye kugura uburenganzira bwo gusobanura ibintu
icyo batagusobanuriye ni iki? uyu muhanda mpamvu wakuye hariya ukatwara igikondo niye mpamvu batayisobanura. Wahamagaye minisitiri w'ubuzima kubwira ngo iki? Muhamagara iki sinkuru yakozwe n'umunyamakuru wayikoze. None se niba atashatse kubaza minisitiri w'ubuzima agatanga itangazo ry'icyemezo. Ni RBC yasohoye itangazo ntabwo ari minisitiri. Hanyuma umunyamakuru abaza ngo iki? Soma inkuru numva ibibazo by'umunyamakuru. Umunyamakuru zari kwa itangazo so bari kora inkuru gute? Nyine turi byavuzwe mu itangazo. None se wendi yabaza wowe wabaje minisitiri ngo akubwire impamvu ikomeye ituma maze ntari gukora inkuru kujya utayikora se nyine isa si inkuru nturimo kubivuga. None bivuga ariko nuko nje nta nabyutse nkambere gukora inkuru. Ikintu gihari abantu nibemere ikintu. Iyo ugiye kugura irangi wawe uzakira abashyitsi ugatera irangi. Ntabwo umuntu ugiye kugura irangi ngo uti impirange ry'ibihumbi 5 n'urugero. Unenze ngumubwire ngo rimpenyene ngiye gutera ubu mfite nzakira n'umukwe mu minsi yavuga. Izo ngero tanga ntabwo arizo. Nituza kugera mu bijyanye n'imihanda uburyo izafungwa n'uburyo bizaba bimeze. Nibwo ubuze kuza kumenya ko abaturage bagiye kuhangayika muri iki gihe. Kubahangayikishwa n'iki? Ariko sikovi uzana watagaga moto ya 5 n'urugero umuhanda akabagiye kuwucurika ukazatanga icyatanu cyangwa 2 bizamara imyaka kandi bizamara imyaka ingahe niho wari umunsi umwe igihombo nabanye ibihombo byagiye bigaragazwa mu gihe cya covid muri guma mu rugo yabaga ari iminsi ingahe none nabanye mu byagaragajwe reka niyo bari ikintu cy'umunsi umwe cyonyine ubundi usibye abirabura tutagiye tutaduha agaciro umuntu ariko muri Amerika umuntu umwe yapfuye igihugu cyose kirahangayika umuntu umwe afite agaciro nkuko twebwe turabirabura byacu tuyifata ko ari n'ibisanzwe ubura bifata ko ari ibisanzwe ariko n'umuntu yari yagennye 500 we akoresha z'uburyo akoresha itiki akaba agiye koresha 2500 bya moto agiye kuzenguruka urumva niba inama itangira saa 2 urumva bagiye saa 2 bafunga imihanda bajye mu nama saa 2 inama niba isoza saa 6 bafungura imihanda inama nirangira bagiye mu mahoteli bagiye mu mahoteli aho bagomba kuba bari ubuzima bw'abaturage bukomeza ariko ifata umuhanda ngo urawufunze umuntu aje kuzenguruka nta nama ejo ubone bose namwirukanye ngo akerere mu kazi cyangwa iki bavuze ikibazo cyane bavuze ko bazajya bafunga umuhanda kuva saa ngapi Zarafunga kuva saa ngapi bavuze ko bazatanga imihanda izorohereza kugira ngo nyine gahunda zitahagarara ubuzima budahagarara bazatanga imihanda none se urumva batasobanuye bazatanga imihanda kugira ngo byoroherezwe kugenda kandi be guhagarika gahunda zabo sikuvuze se nyine nuko mvuze ariko icyo ndongaragaza ni kimwe iyo mihanda batanze ni irimo kuzenguruka nicyo turoto none se nkubaze urashaka ngo perezida wa Kenya n'urugero atambuke nawe umukurikire na moto hagati yawe na perezida w'amasaha ntubona urugero iyo muko kuri match baravuga ati stade ya Kimura saa 6 abantu batangira kwinjira urumva nibigera umubare wa stade ya cyane bari nka stade inoza iremera yakiri 30 30 n'ibyuzuro bahita bakrozinga bafunge natwe no kuvuga ngo inama nibitangira saa 2 y'abayobozi bavuga ati gwera saa 12 cyangwa gwera saa 1 imihanda irafunze ariko nyuma y'ayo masaha inama itangiye bafungura imihanda abantu bagende none inama irangira Noso batanze imihanda kugira ngo izabikora bavuze ngo imihanda izatworohereza somera igika muri iyo nkuru kivuga ngo imihanda tuzayifunga kuva inama itangiye kugeza ishoje niko imihanda niko so wazombwira ngo so mwanya maze kumbwira ngo ntabwo ibintu byose ariko bajya babigutangariza niba batabitangaje se kuki wumva ko batazafungura mu masaha inama irimo kuba imihanda idafite ikintu reka turavuga tuzi tufite reference y'ibyabaye nose ntabwo yibukana n'uzanetanya mu Rwanda ubuzima nibwo ari bwahagaze Bwa nyine se bahagaze gute oya guzuma se kwagara nuko ari umuntu bapfu nyine tubwira icyabaye icyabaye nuko inzira zari zafunze none urifuza inama ihagarare oya nihagarare mutamote uko navuze nyine urasaba sibyo ariko hanubahirizwe uburenganzira bw'umuntu banza kubwubahiriza se ninde wanze kubwubahiriza iyi mihanda batanze irimo mananiza ako shaka kumira gutegeye niba shaka kuzanira niba shaka kuzanira Remera nicira guhana gikondo urumva ujye kuncisha karuruma inje guca mu noza mu inje guca za Nyarutarama inze nzagera hano ryari baga wijijisha abaturage reka nsobanuriye imihanda umuntu uturuka imasaka ndagira ngo mwumve umuntu uturuka imasaka yajyaga Nyabugogo yamanukaga Masaka 19 ndagira ngo abantu bazi uyu muhanda bawumve akazamuka Remera mu Giporoso agakomeza kwa Rando urumva akaza kuri rompuwe iri munsi ya Kigali Hate nibyo akamanuka Kacyiru Minagri Nyabugogo ku Kinamba uwo niwo muhanda wari usanzwe w'umuntu uva Masaka ajya Nyabugogo sibyo uwo muhanda nanone umuntu yawuzaga agaca ujya mu mujyi akazamuka agaca Kimihurura agakomeza peage akinjira mu mujyi muri rompuwe
none kubera ko iyo mihanda uwo muhanda uturuka i Kanombe ku kibuga winjira mu Giporoso ushobora kuzaba urimo imodoka zirimo kwakira abayobozi bava ku kibuga abashyitsi baza bajya ku mahoteli runaka ubwo turimo turavuga ku munsi wo kuza baravuze bati bantu muturuka i Masaka muze nimugera 12 muzamuke Kimironko sibyo muze mucurike kuri control sibyo mwambuke Nyarutarama mukabuga ka Nyarutarama mumanuke hasi ku Kinamba mujye Nyabugogo ujya mu mujyi bati nawe uraca Rwandex uraza nugera hasi kuri ya rompo yo hasi yo ku mazi winjire mu Kiyovu sibyo wenda uzamuke kuri 40 winjire mu mujyi cyangwa se uce mu Kiyovu ukomeze utyo n'imbere ya Beneri niba nta nama ihari uzenguruke rompo we winjire iyo mihanda bayiguhaye iyo mihanda kandi irahari ariko se irahari ndetse gato manisobanure nuko wari urimo uvuga ngo umuntu arava igikono ngo bamucishe Karuruma ajya i Masaka ntabwo bishoboka baduhaye indi nzira abantu bava Kabeza nabo bafite hano munsi yo kwa Alpha Plus bafite Niboye sibyo ariko uzuko ibyo uvuga byose iyo mihanda yose batanze uza mutiyaje zaba zimuri abantu bose bahurira nyine amutiyaje yo ntabwo ishobora kubura kandi dufite abantu biyongereye kubari mu none se baretse iyo mihanda bakayitanga rega ntabwo nongwanye ko bayitanga ntabwo nyirwanya ubwo wumva icyo nyigaragaza icyo urwanya ni iki ntacyo ndwanya nderekana gusa umurongo uko byakorwa umurongo no kuvuga ngo iyi mihanda batanze nibayitange sibyo hanyuma yari isanzwe iriho nayo igira amasaha urumva igira amasaha bavuga ati aya masaha abayobozi bamaze gutambuka nese cyo tubona umukuru w'igihugu yaranagiye kujya umuhanda urafungwa akagenda banyize bagafungura ntabwo dutegereza ko ari ndakurusize bongeye bafunga umuhanda nyakubahwa minisitiri w'intebe yavuze ko mu minsi 15 baza gutanga gahunda y'ikoreshwa ry'imihanda ariko umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubwikorezi gukora uburyo bw'ikoreshwa ry'imihanda kandi bizeza abantu ko akazi katazahagarara nikazagara kuri iyo mihanda batanze uretse gato nyine noneho umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo asobanura imihanda ariko aravuga ngo nk'abantu bava i Masaka bazagorwa kubera indege none se wagira ngo babeshye ngo babwe ngo muzoroherwa uretse nyine musobanura icyo twita ku kugorwa bazagorwa kubera ko umuhanda wo ku kibuga bavaga i Masaka bagaca i Kanombe bazamukiye ahantu bita ku Bademobe ku gisirikare n'ibitaro bya Kanombe bakaza ni Kanombe imbere y'ikibuga bagakomeza baza mu Giporoso bakomeza ujya Nyabugogo cyangwa mu mujyi bakagabana imihanda bitewe n'umwahajya none ubu bagiye kubazengurutsa Kimironko ibyo nakubwira kandi uretse nsoza igitekerezo cyane ni nayo mpamvu uyu mudamu yavuze ngo bazagorwa kuko bazengurutse nababonye ariko ntabwo bikuraho ko ayebeho ko kuba bazenguruka bigoranye ariko mu masa none se niba inama itangira saa 4 sibyo saa 12 abantu bakaribwo polisi gafunga umuhanda saa 12 aba bayobozi bakaza abashyitsi bose binjira mu mahoteli aho inama zibera bikarangira saa 5 umuntu w'imasa kujya ku kazi ka saa 1 akwiye kuba gitegereje icyo gihe arazenguruka gorwe kankubaze kuva iwanyu wabaho sinzi iwanyu niba ho hari nk'iwacu nta munsi yigeze haza abashyitsi ukarara muri salo wari ufite icyumba cyawe none se ntiwabaga wagowe iyo mu gitondo bazinduka bavuga ngo zinga amatera kandi mu cyumba babyukaga isaha ushakira ndabyumva ni nako rero abanyarwanda bakwiye gutekereza ko mu gihe Kigali hagiye kuba iyo nama icyambere niba ngewe n'umugabo wanjye buri umwe afite imodoka ye sibyo tutekereza uti Kigali mu byiganura c'ibintu reka tujyane niba wakorera mu mujyi nge mpamusige nze Sonatube aho nkorera nimara nindangiza akazi nanjye nza kuzenguruka ndi umwe mutahane si wowe ubushize wigeze kugaragaza uburyo ugiye mu kiganiro warangiza ugasanga kubera bine byanoza bya siporo imihanda yose bayifunze uvuga ati bagiye borohereza umuntu bakamutega n'amatwi bakanamwumva uretse gato nyine nicyo ndimo ibintu bamaze gufungira imihanda niyo waba utwite twarabonaga no muri guma mu rugo iyo babaga bavuze ngo bashizeho itegeko baravuga ati nitegeko nta kintu impamvu turimo gukora iki kiganiro suko hanze hatari ibindi biganiro turimo turatanga ibiganiro kugira ngo abaturage bumve ariko n'abashyira mu bikorwa nabo bumve uko dutekereza niyo mpamvu ndimo nkubwira abaturage dufite inshingano twebwe abaturage yo kuvuga ngo niba batubwiye ngo duce Remera ukaba uzi ko za modoka zose zagabanaga imihanda 30 tugiye kugabana imihanda wenda 19 sibyo indi
imihanda wenda 11 barayifunze mu masaha runaka cyangwa banayifunze umunsi wose bitewe n'uburyo no kuyifunga umunsi wose katwemere ko banawifunze umunsi wose. Icyambere abantu bagomba gutekereza ko perezida w'igihugu aba perezida b'ibihugu mu mitekerereze tubanzwe twumve imbaraga z'igihugu kwakira aba perezida b'ibihugu. Hari security, hari uburyo kugira ngo batambuke mu buryo bunoze, hari n'ibindi bintu byinshi. Noneho twe rero twajyamwe muri ya mihanda ibyigana. Niba ngiye iwanjye nge nawe ingwe ebyiri zavuyemo imodoka enye, sibyo? Iyawe ni umudamu wawe, iyanjye ni umugabo wanjye, si imodoka enye. Hari n'imodoka y'ishuri iza gufata umwana wanjye iwanjye, hari n'iyawe. Ni ukuvuga ngo isheni imwe ituruka iwanjye havayo imodoka 3 nawe nizo zivayo. Icyo gihe rero kuko tubona umubyigana ari mwinshi, twumvikana tuvuge tutoya patro iyawe barayiparika, tube tugenda mu yanye na imwe sanse nkeya tuzatinda muri ambutiyaje. Iyo si imibare. Ariko ibyo tubikore tutababajwe nuko umuhanda nyabagendwa urimo gucamo abaperezida. Ntabwo ari kibabaje, ntabwo yabaje. Reka ngo noneho ngo Scovi ubu nk'umuntu uzagirwaho victime, urumva utuye mu Gasata akagirwaho ikibazo n'umuhanda, kandi mu Gasata na hoteli hari ngo ari abayobozi bazajya kuri iyo hoteli. Uzi victime uzi umuntu wo mu Gasata victime azagira nuko umuhanda twacaga Gasanze nta yindi modoka zabaga zirimo, sibyo? N'ababaga baturuka hano mu Gasyata biziraga Nyabugogo, kuko bazira ko kuzamuka mu mujyi bahafunze hari umubyigana, arasubira inyuma za mu Gasyata ace Gasanze yigire mu Giporoso. Ibyo byose ikintu rero dusabwa nge ndimo ntekereza leta nuko iza kuvuga iti niba abaperezida baraye kuri Radisson Buru, inama bagiye kujyamo ikabiri bubere muri convention. Urimo urabibona ntabwo imodoka zigiye gusohoka izabo. Umunsi zavaga ku kibuga byo byarumvikanaga imihanda igomba gufungwa nta mahitamo ahari. Nuko kuri mu gihe bari kuri hoteli rero, niba hari minisitiri n'urugero wa Swaziland ugiye kumanuka ava cyangwa perezida arimo guturuka wenda nko kuri Marriott inamiza kuba convention, bagafungura ya muhanda kuko kuhava agera kuri convention niwe wenda wenyine uvayo nka perezida, ntabwo bitwara iminota 30 bakuyemo imodoka acaho aguruka. Bakavuga bati no mu minota 30 katwongereho isaha n'igice n'amakwasteri yazanye abandi baje mu nama baraye muri ibi bice n'ayamanuke, sibyo? Zikamanuka si minota 30. Ariko ibyo iyo saha n'igice bikorwa kaburimbo zo muri quartier ziri hano, abapolisi batubuje kwiroha muhanda ariko batavuze ko umuhanda ufunze completely. Noneho bamara kugenda bagezeyo bakavuga bati rero ubwo bamaze kugerayo inama yatangiye saa 3 bakavuga bati ko biri kose nta wakerera wageza saa 4 ataraza, akarekura imodoka tukabyiganamo kuko bari bwongere gusohoka muri hoteli saa 10 bagafunga imihanda saa 9 n'igice. Uko umuntu ashaka kurangiza inama, urumva kuvuga ati kwitembera niye hano narebye kuri nuzo kuri Google Map shaka kujya kwireba ahantu runaka. Usibye kandi uwo muhanda tega amatwi wumve, usibye perezida wa Repubulika cyangwa umuyobozi mukuru cyangwa abayobozi baza guverinoma, abayobozi baza guverinoma harimo ba minister w'intebe, kuko hari ibihugu bitagira aba perezida, niyo mpamvu bavuga ngo bazakira abayobozi baza guverinoma n'abayobozi baza guverinoma. Ibihugu bigira aba minister w'intebe ariko na perezida bayoborye ariko itegeko nshinga ryemeza ko nazo ufite ubasha kurenza perezida ni ukora imirimo ya buri munsi, ni executive. Bakavuga bati minisitiri w'intebe yigiriye inama aravuga ati ariko ye naziyaha reka njye gusura urwibutso. Ibyo bintu ntabwo bisaba ubundi bwenge ngo abaturage tubitekereze, bagomba gufunga umuhanda ujya ku Kinamba akajya ku rwibutso. Kandi ibyo wise gutembera ntabwo rero ushobora kumbwira ngo abantu nibaza mu nama hakorwa igikorwa gisa nko kubafungira ku mahoteli ngo ntibatembere. Abo ni abayobozi bakuru, ariko ba Scovia baje ngo ashinzwe ni minisitiri wagenda ngo ashinzwe ntuza ntabwo bamufungira umuhanda. Hari n'igihe ya modoka na ya modoka zafite abantu baherekeza oya witandukanye za modoka zo kuvuga ngo ni ntuza bakoze yo gutembera. Abo bavuze batari ko reka tujye mu isoko turebe wenda nk'aba minisitiri bagenda mu bihugu bitandukanye batereka nk'ababiri batari ko tujye Nyabugogo. Aba bakora protocole n'ubundi bazabaherekeza, ariko ntabwo ushaka kumbwira ngo bazafunga Nyabugogo yose kuko abo bantu babiri bajaho. Numva ngo hari ubu buryo ahubwo nibwo turimo kuvuga ngo barabutekereza mu ishusho nziza. Ikindi hari umuntu watanze igitekerezo aravuga ati niba muri guma mu rugo gukorera mu rugo abantu bakora ibintu biri online badatanga serivisi imbona nkubona baba ari bangayiza ubu ngibi babikora online baba bahari
nyiri ibiganiro bikora ariko uwandika inkuru yayikora ariko nawe abafite inzitizi bagomba kujya kuri teri. nyine ndimo ndashaka kukubwira ngo abaye yicaye ikiganiro minisitiri w'intebe agiye gutanga batamutumiye muri iyo press conference sibyo ni ngombwa ko yikorera imashini akaza kwicara ku office ngo bariho mwumvira kuko ariko ari iminsi y'akazi isanzwe nta gukorera mu rugo kuriho ataje byitwa ko yataye akazi ariko ashobora kwicara mu rugo akavuga ati okay kanicaye numve perezida wa repubulika agiye gutangiza ikiganiro n'ubundi bambwiye ko ari we nkurikiraho akambara ekuteri muri ntuza ariko saba bari bangaye ariko nabo tureba ubuzima bw'umuturage tuburira mu bintu biri rusange ahubwo none uri ntabwo wareba ngo uvuge hanyuma icyo wakivuze umuntu wa online hari wa wundi wizunguriza utuntu twe hari wa wundi wishakishiriza mu bushobozi bwe bagiye kuzitira kuri muvuga ibyo utaramenya ko nimugoroba bazarima ibice na bice bitandukanye birimo n'imihanda mito bazafunga bakavuga bataha muteremo imbabura za burushete abantu barye burushete waho ntizira navugaga nyine kandi ubwo twebwe ntabwo twari tubyemerewe nabyo se nibibi kuri mwe oya kuki twebwe ubundi twari nabo ni ikintu ni nka kwa kundi uvuga ngo iwawe siyo hari bubukwe kutera tente kuki udahora uyiteye wasubiza ibintu uyu munsi wowe uretse gato nkubaze iwawe iyo hari ububukwe kutera tente kuki indi minsi udahora uyiteye nta bantu baba muri urwo rugo ibintu by'ibirori njyari none se kuba bavuze bateka dutegure abantu iwabaho bavuye ntibarya burushete cyangwa barazirya ariko tubereke uko tuzotsa mufate umuhanda kilometero kimwe tukigire akabari abafite amafirigo basunika muyatereka aba basore nabo biyokereza burushete aha izi nkumi nazo ziserive hariya kuri stage Scovia mbyini ko batabikoze se n'abanyarwanda batarinze gutegereza abashitsi none se ntabwo mufite ku gisimenti mujyayo se mu gihugu s'ahantu habiri security ari nyota no ku gisimenti none se abantu bakeneye kuruka bangana gute mu gihugu n'abantu bose bagomba kujya hariya bose bagomba kwirwa hariya hanze dufite se n'ahandi habera ibirori ku gisimenti ugiyeyo kangahe tubize ikibazo cyanjye wimbaza ngo ugiyeyo kangahe nawe njye ariko abandi bahajye bo bagiye nyine uzi ibyiza byabo nabo bazategura ibyo uzi gufunga utwo duce bagategura ibyo birori buriya umuturage wese yakabaye afatwa kimwe none si uwo bafashe nabi bakamufata neza ninde urumva niyo bavuze ngo aba bantu bazabashira utwo tuntu ku muhanda bazajya badufata n'inama ninarangira bizanakomeza nko bavuze ngo ari ingamba zimwe na zimwe muri covid ninagenda bizagumizaho umuntu akamenya gukaraba akamenya guhana intera bigakomeza nabyo nibyo bazabigumishaho icyo cyo sinacyemera ko cyo utabyemera ni ukuvuga ngo nk'umuturage yashaka burushete sibyo ngewe ubu none ahantu nicaye aho burushete iri ndahazi ariko umugenzi urimo witemberera kuko atahazi kandi azamara icyumweru kimwe mu gihe utaraho ngaho wagiye ahandi mpamvu hazi uko ari muri karitsiye oya buri hose yewe nshobora no kubaza nkura n'umuntu nkabaza ngo noneho we nta nubwo azi burushete kandi twazimuteze ngo amenye ko zibaho ariko ngewe iyo nyitekereje menya aho nyishakira niyo nayibuze ndabaza abagabo baga hari abantu narya burushete ryoshye nihe ariko we kugira ngo kuko utazi ikintu imijyi yose iyo yakiriye inama nini itegura ibirori bitabaho iyo habaye ubukwe tuzana intore tuba twambaye imishanana ntitubiye ko ari umwenda mwiza ariko ntituwuhoramo ibyo rero leta gutegura izo site zirimo ibirori ibyo bamwe bazaba bavuga bataba abantu baratubangamiye ariko ni ukugira ngo birabyo ni byiza pe abantu bazunguka bazacuruza ibyo nabyemera pe ariko nibabikore niba inama ninarangira ubwo ubuzima bunakomeze abantu tugenjoyinge urumva ariko n'umuhanda bakomeze bawufunge tugume tuzenguruke kufunga ibyo niho nanga none se kuki ibyo ni ukuvuga ngo ndimo nashaka kukubwira uko kuntu utemera ko umuhanda wakomeza ugafungwa ngo uzenguruke ni nako kuba bavuze batika dufunge abantu bazi Nyabugogo hari umuhanda uturuka mu Gasyata uca hari n'ujyayo bakavuga bati kadufunga igihande kimwe hano kuva ku magaraje igihande cyo haruguru kugera ku kiraro hano muteremo intebe n'imitaka n'ibyokezo abantu babe barya burushete banywa jizi inkorano abantu bacuruza imbuto aho dukora iyo ntuza nko kurema ko nta kintu wahinduraho uzarebe iyi mihanda ibiri sansenike dufate urugero hano ku ntuzo byonyine hano mu ka Kigali ora kwa raganda kakajyanye Nyamirambo nakakabyo kuzenguruka ukajya gucya kuri meteo urumva fatira umuhanda wa sansenike kujya kuzenguruka ushaka kujya no mu Gitega ukana kujya kuzenguruka kuri umuhanda wose none imagine noneho rero kuvuga ngo ugiye kuva mu Gasata ugiye kuzenguruka ugiye guca kurya nyuma kandi hari ahantu wakaje iminota 10 wajya kugenda none ugiye kwagenda amasaha 2 none iyo uzengurutse aho bakubuje guca nta nyungu yindi hari aho bakubuza guca bahakubuje gusa nta nyungu yari hari
bakavuga bati noneho se inyungu erega inyungu twese twakazigizemo impuza twese twakazakageza inyungu ziri rusange ntabwo inyungu zo kuvuga ngo okay nubwo ari inyungu rusange yo kubaza ikibazo kandi dusoza cogamo hari ikizungura u Rwanda izagongora iki ku bijyanye no kumenyekanisha u Rwanda ku bijyanye n'amafaranga azinjira mu gihugu hari abantu bazafite amafaranga ibyo bazasiga mu gihugu hari amahoteli azatera imbere ni byinshi bizabanyarwanda zo wowe uzabukoramo iki muri iyo mirimo yose nta kintu cy'umushinzwe hari ikizakungura se buriya hari ikizakungura ubwo utagira hoteli ukaba utagira imodoka ukaba udacuruza we hari ikizakungura uye bari izungura wenda nanjye ejo bazamama akazi ubwo uzi gituma nari nkoje iki kibazo nagira ngo wumve impamvu yo kuzenguruka kuko uyu muntu wateye iri tente mu muhanda aho wacaga akaba hacururiza hari umwana wa mubyara wawe wakoze akazi ko guseriva kameramani wanjye yari yarafotorera y'abantu bamuhaye akaraka aribonera udufaranga ni ukuvuga ngo amafaranga akomoka ku bintu bijyanye na serivisi ntabwo dukwiye kuyarebera ko yaje direct kuri njye ngo imodoka yangize ibyo nabyumvise rwose kuzengurutsa icyo nise kuzenguruka kingoye ni igikorwa leta yateguye kugira ngo abandi bantu barenze ngewe muri mu modoka imwe twungukire hahandi mu muhanda bambujije guca ngenda nicira ariko muye n'umwana wanjye muri urebye igihombo cyo kuva ku masaha twari dusanzwe dukoreraho ukakigereranya na cya gihombo cy'aya masaha badufungiye nuko nta mibare wa mugani wawe ariko iyo abantu bize ubukungu bazi ibyo abantu muri hano mwamfashaga bagabo yari umunyerondo arazamuka badasa kuri iki kiganiro mumbwira turamusezerera tumusezerera tahe burundu ahubwo noneho nanoza ntabwo yavuga gutyo uzi ko naremu ko inatavuga gutyo mbego twava umuvugizi mwiza ntabwo nari mbizi ikintu gihari abantu batekereze nge ndimo navuga ngo abaturage be gutekereza ko kuba abantu ari benshi mu gihugu baje z'icyarimwe mu cyumweru kimwe ari ikibazo ahubwo bibazo bati ibibazo dufite reka ntabwo ari ikibazo nyine nibyo ndimo nshaka nibyo ndimo mvuga rero kumva ko ambutiyaje ubwayo ni ikibazo nta muntu n'umwe utazi ko izaba ahubwo no kwiga strategy ni gute turi wigabanye impamvu twiba strategy ubwo ndavuga ku baturage ndimo ndavuga ku baturage ntaragera kuri leta ni gute twe turi bwige kugabanya ambutiyaje niba ngewe cya kintu natangiye mvuga tugabanye imodoka zisohoka mu rugo niba hari imwe ishobora twasangira bigakunda nanjye navuze ngo aho twasangira bigakunda hari abo ushobora gusanga bidakunda bitewe n'imirimo uko inzira zinyura inzira zitandukanye hanyuma twibaza ingendo turimo dukora ziri ngombwa urugendo rutari ngombwa iyo sinabyemeraga no mu gihe bajya bavuga ngo urugendo rutari ngombwa ntabwo wari wicara mu rugo ukavuga uti rungu uranyisha ariko ubu najya kamaze Benjamin niba ari mu rugo tubuvugane urugendo ntabwo ari ngombwa kuko ugitekereje ari ngombwa utagiye ntacyo byatwara ikibura bakarya n'iki kuko wagitekereje ikintu cyose watekereje kikaza gufera ngo uzajya umenya ko kiba kikubangamiye kuki nahise mbitekereza kuba nabitekereje simbikore nabyo biranyafekita mu mutwe ntabwo bivuga ko uvuze ikintu ibintu watekereje uyu munsi byakwafekise rwose mu mutwe oya ntabwo byanyafekise ko nabivuze byangwa nyafekite iyo nabivuga ariko ko nabivuze ntabwo byanyafekise kuko ngiye dusoza rero icyo saba leta haracyari iminsi 15 icyo nicyo nshaka haracyari iminsi 15 oya ni iminsi 15 yo kutumenyesha ntabwo ari inama navuga nyine yo kutumenyesha 15 PM yavuze bicare barebe bavuge ngo ese iyi mihanda twatanze yo kuzenguruka iyo uko byagomba kumera kose nanjye ndayemera nta kibazo ariko iyo yindi batanze y'abayobozi mu gihe bari mu nama niba ari amasaha niba ari amasaha 5 abaturage bari bayikoresha inama nije kurangira bayifunge abantu bagira iki abayobozi bagenda babajya ugomba kubaha niba ko bimeze na n'ubyanze niko kuri niba mara kugera aho bajya bongera bafungura imihanda babikore gutyo kugeza iyo minsi inama irangiye kandi ubuzima buzagenda neza niyo mihanda bayikoreshe ariko na wa wundi mu gihe abayobozi bari mu nama mu gihe abayobozi batashe imihanda yongera ikoreshwa iyo nicyo gitekerezo natanga none se icyo gihari ntabwo icyo gihari hano batubwira ko ngo tuzagorwa niyo no kunyura muri iyo mihanda gusa bazi ko iyo mihanda izakoreshwa tuba tuzagorwa none se n'uhagurutse wawe ushaka guca kimwe ugasanga bawufunze ukajya kuzenguruka kuko umuyobozi arimo atambuka nk'ibyo wifuza ntuzabugowe banza bangu ariko ugeze zabaze mu gutaha kubera ko inama bavuze ko izabigeze oyi ntituzamenya se amasaha inama izagiberaho tuzabimenya byanafashe nko muri orere yanjye dufata urugero ahubwo muri icyo bakora batubwira ati inama niba itangira saa 3
kuva saa 12 kugeza saa 3 n'igice imihanda irafunze aho turi kumwe ariko nyuma y'iyo nama umva se kutangiye guhembuka oya nabwo guhembuka nyene ubwo wowe utangiye kuza mu murongo wanje no kuvuga ngo iyo nama iyo time table ni bayitanga inama iratangira saa 2 gwera saa 10 no kugeza saa 2 uyu muhanda urafunzwe ariko inama nitangira umuhanda barafa ko nta kindi cyabiziga kiraba gitambuka aho ngaho abayobozi bose bari mu nama hanya amasaha gutaha inama irangiye ni saa 10 kugeza saa 12 ayo masaha abiri abayobozi bataye impungenge mfite aho bazatwohereza uburyo bari bubitegure ndimo ndatekereza ko bo bafite n'abatekinisiye bafite na mapu bafite na polisi bari mu biro bimwe uko bazayobora imodoka n'ibindi ndimo natekereza ko ibyo bintu bitekereza ku murongo kurusha uko twebwe tubivuga twicaye hano ku nzira ariko igitekerezo nk'abaturage rega turabaye n'igihugu gutanga umusanzu igitekerezo utanga gitandukanye n'uri muri plan y'inyuma mu mbwa ngo yabitekere ibi byose twibaza ashobora kuba barabyibajije mbere yuko banatekereza uko bicara none buri umwe akaza avuga ati ahubwo iki kibazo turagiho ninde turi bugiye kandi akagihuwe murongo bakazahura nanone bakongera bagahuza ahubwo ikintu gihari gikomeye ngewe nisabira leta rwose ni turemera ibitaramo bishyushye Kigali shyuhe ku buryo abanyamahanga wazanye ikarita ibyuma bya banki bibikuza mujye muza mu bitereke naho mwateretse imbabura za burushete ku buryo yazanye mu ikofi nashira akozamo icyuma kigacira amafaranga akishyura ku buryo ayo bazanye ashira bakatumaho andi ntabwo yashira bari bafite amafaranga wenda avuga nyine niba yaraje avuga ati nje muri Afrika nta nahantu ho gutemberera mu Rwanda numvise niki ariko abyibwira nahagera ha mu bantu buki abwira umugore ati niba harasigaye yikopeshe nzishyura ngarutse ninza nzajya ku kazi twishyura ariko ndi ubuzima nta myaka 200 umusaza mpyisi ijana yarayimaze twarabihinduye inama izakomeza ngira ngo turizeza abakurikira ibiganiro byacu ko tuzakomeza kubabwira uko amatangazo ibyemezo biza tunaboneho kubwira abantu bajya kwipimisha COVID-19 bajya mu mahanga cyangwa bahawe kuzagaruka kwipimisha ku nshuro ya kabiri kubera impamvu runaka bimutse bagiye Gikondo bavuye Kigali n'itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima rya Simona Bwana n'ikintu narenzaho nuko bimeze Dogiteri Ngamije nuko turamenyesha abantu kandi kubamenyesha ni byiza kandi turanashimira Minisiteri ko yamenyesheje aho kugira ngo tujye dusange badahari iyo mikorere imeze ityo natekereza ko nta kigo cyane icya kabiri dutegereje polisi ko ifatanyije na Minisiteri y'ibikorwa remezo kuduha ibishushanyo amatangazo ahoraho ataruhuka uko imihanda izaba yubatse kugira ngo hatazagira umuturage ukomeza umuhanda yagera imbere agasanga bawufunze kandi yarafite amahirwe yo guca mu wundi mwamurangiye ku buryo nyine uyoba tuzamuyobora kiri bugufi yaba ari mu modoka yatsatekanye numva Scovia avuga ati ndagiye akumva nsomye itangazo rivuga ngo abamanuka Nyarutarama mwinjira ku Gishushu noneho mumanuke muze akagahanda kajya kwa Rando ku buryo muri butunguke kwa Rando abandi mugatunguka kuri Airtel ayo matangazo azaba harari menshi rwose muyahabanye n'ahantu bamanika n'intuza n'ibyapa ubutabashe kumva itangazo wanabisoma ibyo wenda uko ntekereza mu Rwanda amatangazo arimo guca mu byiciro bitandukanye andi agaca mu nsengero ibindi mukaha abantu udupapuro ku ishuri bakatutuzanira mu rugo nkuko bazana batumenyesha hari umunsi wo kwambara ibi bya bindi byose babatuma byanga bikunda buri mubyeyi ku ciciro cye uri mu mujyi wa Kigali azagerwaho mu ntara ntihazabera inama mu ntara hazabera ibirori kandi bavandimwe ubu turimo turagura supurese ubu turagiye turazamutse dufashe inzira ya Bisoke ese abantu uko batambwira bagenda nibande ngo tuzamuke bagabahwere tugeze hagati ambulance mu manukane nako ntayo bamukubite cya kiboro bakita ngo iki cya kindi bahekamo kimeze ingobyi bamukubite mu ngobyi bamumanura inkungu gwepfo agaruka ahembukire mu kinigi ubundi twe tujye hejuru ku naze kuzamuka ari hano tuzamuka hejuru hari ikiyaga dufata amafoto nta foto nta cyabaye mugire ibihe byiza.